makumyabiri urusengero. Uyu munsi ibi bintu murimo mubona hanze ni umusaruro w'ibibera mu nsengero. Urumva uyu munsi biri mu nsengero nyinshi cyane cyane z'icyaro. ntabwo ariko dusobanura umuntu iyo turanyura amateraniro twabwirije twafashijwe abakristo batuye baraza bakaba bati hari abantu batanze ibijumba nabyo turabizana mu nzu y'Imana. Hari umuntu wazanye amagi, hari uwazanye amata. Urumva bati irigire aya magi aragurwa, rero umuntu agaterura iki ati igi amafaranga 200 agahera kwigura 200. Iryo soko noneho ibi nimo mvuga no mu rusengero njya mbivuga. Abantu nigeze kubivuga abakristo bakoma amashyi noneho kuko biba bibabaje abakristo wantenga gute abakristo nabo ntibabyemera ahubwo babafashe bunyago. Noneho dusohotse umuntu umwe w'umubayobozi arambwira ati ikibazo cyabaye nuko bakomye amashyi abayobozi bakabona ko babayiritikirize, ariko ubundi byagirira zamuka reka $200 nyine. Icyo nicyo cyangwa usoma $200. Urumva haba hari umuntu ushinzwe kubicuruza. 200 igi dusanzwe tuzi kuri gora igi 200 akabivuga nk'isheshatu cyangwa 200 rimwe sibyo 200 rimwe 200 kabiri ongeraho. Noneho undi ahita avuga ati igihumbi igiri kazamuka rikagura 5 maparo ntago zikwitangisha. Ongeraho ko bavuga ngo umukozi w'Imana wibuka icyo Imana yamukoreye. Umuntu siko muri iyi minsi Imana hari icyo yakoze. Iriti ni 200 ariko akurikije icyo Imana yakoze naturi turo rihwanye agatavuga igihumbi ariko ndi yakwibuka gatatanga. Kandi niba pastor Nsoreza yapanze ko umunsi ari bugemure ibihumbi 300 wenda abigemura aho bamukure nyine mu kigega aho bagemura. Niba 300 atabonetse muri iryo teraniro ashobora kuba yabivuganyeho nanjye maporo nk'aba muntu w'intyozo uri muri urwo rusengero. Cyane cyane nk'abahanzi abamamiliyoneri b'abavugabutumwa bafite uburyoza akaza agaterura synthetizer. Ibyo nibo nkubwira narabibonye, nta kintu ndi buvuge nkuye mu mutwe, ntacyo nasomye ndavuga ibyo nabonye cyangwa numvise ariko mbifite ibimenyetso. Akagira atya synthetizer ati iyi synthetizer yanyu ndayigurisha ndayitwara. Abakristo bakaba baturajya ducuranga iki bya 50 byaboraga akayashyiraho. Ubu bwambuzi ejo bundi numvise ngo haro bafunze uriya muntu bafunze nizere ko bamufungiye amagambo yavuze n'ibiki. Naho biriya bwambuzi buri uyu munsi bagiye umunsi habaye amateraniro ribi kajyayo yabakusanya buri rusengero nk'izo mvuga zo mu cyari wacu yagikuramo 3 nibura pasteur na wa mugabo n'umugore bacuritse abantu bagiye babakuramo amafaranga muri ubwo buryo. Ntabwo banyurwa nayo matura abakristo bazanye barashyira nk'utundi tuntu tuza wenda kugurumira gusobanura tutari ngombwa. Ngiri gitoro uyu munsi ryigaje mu matoro yawe. Urakoze jambo. Ubwo n'uburyo bumwe utweretse kuko nanjye hano ngira ngo ntangira nabajije ngo ese ubu bwambuzi buvugwa bukorwa mu buhe buryo. Ubwo rero turimo turaha rimwe na rimwe abadukurikiye amakuru batari bafite amariyore. Ubu bwambuzi rero yewe mbakuritere buranze na byinshi kubarushamwe mu bamwibereye hano muri radio. Hariho igihe nkatwe bavuga ese ubusanzwe ukora iki? Ubusanzwe nambika abageni nkadekora, mfite ifamu, ndadoda, ntekera n'ibirori. Ukavuga n'ubutumwa bwo buza ku isonga ya mbere. Rero hari igihe tugenda tukabona ukicara nko mu rusengero nk'umuprofeti umwe kuko amazina bamaze no kugira amatitire menshi yagutumiye akakubwira ati rero ati mukozi w'Imana wowe ndakuzi urashyushya urugamba wowe barakumva kubera ko umuhanuzi uvuze bagira ngo ni Imana ivuze. Ati hano ntabwo bagitura icyacumi baraparitse barabakire ntibakima. Ati uze kugushaho ati kandi ati ntibagitura ati kandi hano ndakodesha ati mutumishi hano ibintu kandi nawe ndi bugupangira akantu ati wiyaranje bakonveke ati mbega ubishyire mu mwuka ubishyire mu mwuka ugaragaze ko ari Imana iri kuvuga ati bayarambe kariya. Urumva umuntu yinjiye ari umwescro kandi tujya tunareba uyu muntu ubundi aje aturutse uyu muntu uri gusaba ibi atarakizwa yakoraga
yakoraga iki urumva yaresikorokaga niyo atanga ubuhamya avuga uburyo yafatiraga abantu mu nzira yibaga yari umwesikoro ariko noneho aka gatitira arakabonye yimuriye ibikorwa bye mu rusengero afite experience ateye indi ntambwe kandi areraja izi ndimi zaroroshye kuzivuga usigaye ujya mu rusengero rumwe ugasanga urw'ubu yavuga n'urw'uri yavuga ni indimi zibafasha akazi urumva akazi ke akimuriye muri sisiteme y'urusengero rero iyi mitwe irahari reka tubyite imitwe kuko Yesu higeze anatuma abantu amafaranga ariko hari abantu bavuga ko mu rusengero ahanini abantu muri iki gihe batakigisha kwihana ibyaha batakigisha ijambo ry'Imana ahubwo umwanya munini ngo bawushyira muri icyo kintu kijyanye no gusaba amaturo kugira ngo ibyaha byibo bigwire. Wenda reka mfate amasegonda 30 mbivugeho gato. Nari ngiye gutererwa ikiganiro ndimo numva umuntu uherutse kubwiriza yarataye muri yombi, wenda ni kuvuga amazina ye utabera, ariko uyu bita Yongwe igitangaje buriya abantu bashaka kuba bataramenye icyari kigambiriwe. Biriya buhamya bwose, biriya bintu byose byari bigambiriye. Abantu barabyumvise. Yavugaga nyine ibi turimo tuvuga byose. Ushaka umugabo nimba yaramwanze aze mumuhe tanga itura ko mwabaye mote. Uyongwa arandutira abapasiteri benshi bo muri ADPR kuko babikorana uburyarya n'ubucakura bwinshi, ariko we nibura arabivuga. Yongwe naramukunze kuko hari amakosa arimo ntashima, ariko nibura arimo aragaragaza ikibazo nubwo yitangaho urugero, ni ukuvuga ngo buriya rezilita kuva ko yabonye amamodoka, kubona bivuga yuko byiba abantu abasoka kuriya kose yabivugaga. Niba warumvise ikiganiro niba utaracyumvise uzacyumve. Ikigambiriwe ni ukugira ngo abafaransa bavuga ngo la fait justifier les moyens. Ikigambiriwe ni ukugira ngo amafaranga aze kuboneka. Ni ukuvuga ngo buriya yari en connection, yari afitanye isiri n'uwamutumiye. Niba ataramutumiye yatumiye umuntu ukora gutyo. Nicyo kiba kigambiriwe ni amafaranga. Hari n'abakorera Imana nibyo turaza kubivuga, ariko nibo bakeye uyu munsi. Uretse ko banahari ubundi twabanje tukavuga abakorera Imana umwuka, kuko ibintu byose ngira ngo bibibwirwa na mwuka wera. Abakorera Imana ariko ubundi ntacyo batwaye. Imana ntiyigeze tubwira ngo muzankorera. Imana yadutumye kuvuga ubutumwa bwiza, mugende mwamamaza ubutumwa bwiza, aho muzagera hose bakemera muzababatize. Ntabwo yigeze avuga ati rero ndabavuze ngo mugende munkorere cyangwa ntimunkorere. Yaradutumye kandi turi abana b'Imana. Iyo umwana umutumye aba afite inshingano zo kubaha. Ni no muri Bibiliya bavuga ngo arabana babiri, uwo babwiye ngo agende aremera ntiyagenda, n'uwo babwiye ngo agende arahakana ariko aragenda. Ariko turi abana b'Imana. Ibintu byo kuvuga ngo niba nkora ngomba no kurihisha, ibyo nta Imana yigeze bivuga. Ariko se aba bakozi b'Imana tuvuga, aba pastor abenshi nta yindi mirimo bakora. Mwebwe mubona ko ayo matura badakeneye ko hari uko twabatumye se. Ariko uretse gato maporo reka mbanze mbaze kuvuga ngo ntabwo wabarihisha. Uwo bakorera yacitse amaboko ku buryo atabacukura, atamenya uburyo ayabaha. None se kuki atayabaha ko ari we batumye abaha ubundi buryo? Wemerera ibintu muri muvuga ayabaha ubundi buryo. Abantu reka tuvuga abapasiteri, yego sibyo, kuko abasumba muri rusange kuvuga uburyo abo bakorana nibo babo bayongwe, sibyo, abo bigisha gukora baza gusohoka bakabijyamo bitewe nuko byananiwe gusangira ibyo bibye, sibyo. Iyo bananiwe ibyo bafashe gushakira hanze, sibyo, bafashe umuntu ku ngufu. Ariko se hari bafata ku ngufu ngo atanga amafaranga. Ubushukanyi bwambura ni ukwiba. Maporo ubu mwatsi 10,000 none anga nkakubwira ni bimpereze kugira ngo mukanya nkugire minister wayama. Ubushukanyi bwambura iyo ufite ikibazo mu mutwe ni uyama. Abakristo nabo turabagarukaho, ariko reka mbanze nkosora ikintu muri muvuga ngo ntacyo bakora, sibyo. Insengero zirakinze kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu, uretse abantu abaririmbyi baza kurepeta, sibyo. N'umunsi umwe w'amasengesho uretse n'umunsi umwe w'amasengesho pasiteri ashobora kuzamo cyangwa ntazemo agatuma abandi, sibyo. Kandi iyo twagiyemo twese turabwiriza dukorera Imana. Pasiteri urumva uretse kuhagarariye abenshi n'abangwa benshi, niba acuruza aracuruza iminsi 6 kuri 6. Aho
n'abigisha muri kaminuza barigisha cyane urumva abakora ibindi byinshi business barazifite ntagire umuntu ntabwo ari abatambyi nka bamwe bakera ntabwo babaga mu rusengero mu kanya saa 9 nugenda ntabwo uri bumubone none amuhamagara ngo azasengera umwana wawe ushobora kubona bakeya ariko nugenda ugatanga inka mu rusengero urumva nigeze gutanga y'agahene bahita baza kusura ari babiri uyu bambabarire uyu munsi aho bigeze urumva banza amenye umuceri ariko aba bashomba cyangwa abapasiteri Paulo yasize abavuganiye aravuga ko nabo bakwiye kugira icyo bahabwa ariko abakora umurimo neza ababikora neza ushaka muri biro ukamubona ushaka ku murwayi ukamubona ushaka ku nama ukamubona ushaka mu gusezerana ukamubona yasize abavugana aravuga ngo umuvugabutumwa cyangwa se umupasiteri atungwa nabwo ariko ntiyigeze ababwira ati muzayabakuremo ku ngufu ni ibintu dukwiye kwibwiriza mu mutima ukavuga dushingiye ku mushumba wanjye unshombye neza ndwara kansura akampamagara tumeze utebana muri covid aho kugira ngo ambwira ati ngiye mama wo guturiraho akambwira ati waba wabonye icyo urya uyu make uyu mushumba umpemba nabyaye akahagera ati ubu ni mwonkwe mbega uyu niwe yavuganiye aravuga ati aba bazatungwa nabwo gutungwa nabwo turibwiriza ukavuga uti nshingiye ku mushumba wanjye situwasi arimo nshingiye agashahara ahembwa n'abana yabyaye dore ko nyine muri nimwororoke mwuzura isi nabo bakeneye ubutabazi nshingiye ku buryo twitangira mubona hano ku rusengero kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu njye nshingiye ku mutima wanjye w'urukundo nk'uko Paul asize abivuze ngo bazatungwa nabwo ndafatamo abana babiri mbishyurire ariko bo banyuranije n'icyo Paul asize avuze yego bo bigiriye kuyabaka ndagusengera ugasubizwa ntunyibuka ngirayo uguzana ya ukuye gukora iki barabinyuranije uyu mwuka wa Yuda w'inoti abakristo bari mu cyiciro bakoze amakategori batanga amafaranga n'abakene banyakujya mu kanya turaje dufata akaruhuko ariko hari nanjye haraho nigeze kumva ngo bahera kuri ufite 5 niyo baheraho uri munsi ya 5 ntabwo washaka ariko aho ngaho umenya ari mu cyaro abandi bahera ku 100 bahera ku 100 kuko bazana nk'uburoso bakavuga ati uburoso bw'amenyo umuntu uza kubugura ni 100 bwa bundi busanzwe bwa 300 hanyuma akavuga ati nubukozamo gusa niba ndamukama ni boss wanjye mukama arahita akumva neza ugatanga uyobore cyane oya murumvikana ugatutanga 100 kubera iki bwabwo ibyo Maronera avugaga nibyo nari mpereyo uhereza bitewe n'icyo wakorewe ni nacyo bibiri yitegeka ariko ubundi kuvuga ngo ngewe urashaka kunkama ntanakubona ubuze umupasiteri wabona mu rugo we wari muvuga zanzozi z'abatinda pasiteri wabona mu rugo ni nawe wabona ariko tuze kureba n'ikibitera kuko abapasiteri ntabwo ari injiji kandi soko badasoma bibiri hari ikintu kibitera kumenya uri we nyine bakagukama reka dufate akaruhuko gatoya ngira ngo wowe udukurikiye aho herereye wumvise icyo turimo kuganira nawe ufite ibyo ubona iwanyu ukomeze wohereze ubutumwa haba kuri WhatsApp ya Radio Rwanda haba kuri Facebook ubwo turaza no gutanga umwanya nyine kugira ngo muze kutubwira ibyo mubona ariko ikigendere no kugira ngo twumve wowe niki iwanyu aho ngaho kihabera reka dufate akaruhuko tugaruke Tell me my G, ese como vas a sentir, what's up my G? What's my G? Messages que na paki ya pochi, kumirongo yose n'ubuntu, SMS na call n'ubuntu, n'umunyenga byose n'ubuntu. Koresha interineti ku muvuduko wa 4G ku giciro cya 3G ndetse unahabwa iminota na SMS ukoresha ku mirongo yose ku buntu. Airtel, a reason to imagine. Izigamire muri Ejo Heza uzagira amasaziro meza. MTN Iwacu Muzika Festival
kane ya EAP ntimuzacikwe bayiteguriwe na East African Promoters ku bufatanye na Inyange RFI na MTN. ukiri bato twumvaga bavuga ku isi yacu. turakomeje rero nyuma y'aka karuhuko gatoya tugarutse mu kiganiro cyacu ngira ngo mwagikurikiye ariko nagira ngo mbanze nanibutse bamwe no kuvuga wowe ufite ikibazo cy'imisoro kimaze igihe kitarasubizwa wihangayika kuko abayobozi bakuru mu kigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro bongeye kubegera kuva tariki 10 kugeza tariki 12 z'ukwa 10 muri uyu mwaka wa 2023 ubuyobozi bwa Rwanda Revenue Authority buraba bwongeye kwegera abasora ku biro bya Rwanda Revenue Authority muri buri karere muherereyemo kugira ngo babakemurire ibibazo bigendanye n'imisoro. Mu mujyi wa Kigali abasora bakaba bazakirirwa ku biro bya Rwanda Revenue Authority biri muri MIC no ku biro bya Rwanda Revenue Authority biri ku Gisimenti no ku biro bya Rwanda Revenue Authority biri ku Gisozi. Iki gikorwa kizajya gitangira saa 3 za mu gitondo gisozwe saa 8 z'amanywa. Ibi rero nyine akaba ari byo mubwirwa n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro. Rero ngira ngo twabyumvise byinshi karari ariko hari ubutumwa abantu bagiye bohereza. Reka tubanze twumva ubutumwa butoya ibyo abantu bagiye bavuga bukeya ubutumwa buke abantu bohereje noneho nyuma tugaruke dusubire mu kiganiro tuze no gutanga umwanya nabo babaze. Reka yenda tubanze tujye kuri WhatsApp kuko WhatsApp zo zamaze kuba nyinshi. Yavuze ngo amadini y'iki gihe asigaye agaciro abafite amafaranga ntagiye agaciro abizera bavuga ngo kwizera udafite amafaranga ntacyo bimaze. Niyo mu rusengero hajya haza abazanye amafaranga bizera nibaze abayobozi b'amadini bakwishima abo kwihana wapi. Nk'ikintu bita ibirundo iyi gahunda yashyizweho igihe Yerusalemu yasenyukaga habaho amatsinda yo guhuriza hamwe ubushobozi ngo bongere kubaka iyo Yerusalemu. Ikimara kuzura gahunda y'ibirundo yagize gutya irahagarara ariko hariho itorero rimwe yavuze yenda ntavuga bo batumereye nabi mu nyungu zabo abadive kama wivuga ngo batungwa n'iki niko banditse mu Balewi havuga ko ugomba gutungwa n'amaturo ari umutambyi utagira gakondo uba mu ihema byiteka ari bya maporo yavugaga ari urusengero aho none pasiteri ubu ngubu afite imodoka mu muhanda ibukuyo by'inka amaze akodeshwa bivuga ngo wafite gakondo ubundi ntiyakagombye kuba yemerewe kuba yabona ayo mafaranga. Undi ati n'abatambyi bakibaho twese turahinga turorora turacuruza n'ibindi uzi ko urangiza kwiga bakubaraho umwenda mu rusengero kukugenera nayo ugomba gutanga. Umutambyi yakizaga abantu ibyaha ubu se batinyuka koko iyo mpumyi ihumutse barayirukana barayirukana bamaporo agiye kuvuga ngo watambye. Reka tujye kuri Facebook ngira ngo abenshi bagiye bagaruka kuri bimwe twavugaga bari kuvuga bati nta maturo agomba. Yavuze ati burya uburiganya nk'ubwo buzazinura abantu gusenga kuko burakabije. Hari uwavuze ayimana ati Nyabarongo yicuyizaniye. Uyu nawe yavuze ati ibyo bintu buri hose turasaba leta kubikurikirana kuko bamaze gukenesha benshi. Ariko aravuze ngo Nyabarongo yicuyizaniye wakena wagira bazasura isengera rwihishwa bazabona byinshi nibyo byese gusa muzumirwa hahindutse aho batuburira gusa. Inyinshi cyane. Urakoze cyane. Ubwo ni bumwe mu butumwa butugaragariza ko nabo hari icyo babona aho batuye. Ngira ngo tuze kuba hano umwanya wo kuza guhamagara ariko reka tutugane ibyo ari byo byose ariko abakora ibi bintu ubundi hari pratique nziza hari ibyiza byakagombye kuba bibamo kugira ngo abantu badavuga ngo mu rusengero naho kujya gusaba amaturo. Kamanze some iri jambo riri muri Matayo ibice 15 duhere ku murongo wa 3 gatoya. Ni Yesu warivuze yaravuze ati nawe hari ibyo bari bamubajije imbere by'uburyarya n'abakozi b'Imana b'icyo gihe abayobozi b'idini b'icyo gihe bitwaga abafarisayo n'abascribe abanditsi. Ati nawe arababaza ati namwe niki gituma mucumura itegeko ry'Imana imigenzo yanyu.
kuko Imana yavuze iti wubahe so na nyoko, kandi iti ututse se cyangwa nyina bamwice. Ariko mwebweho muravuga muti umuntu wese ubwira se cyangwa nyina ati cyo najyaga kugufashisha nagituye Imana, umeze atyo ntahatwa kubaha se cyangwa nyina. Nuko ijambo ry'Imana mwarihinduye ubusa ngo mukomeze imigenzo yanyu. Ikibazo gihari abantu sobanura ibyo bintu uvuze. Waruvuze uti uko byagakwibye kugenda. No kuvuga ngo abakozi b'Imana duhere ku bapasiteri tukamanuka ku bandi bose n'abarayiki n'abahanuzi n'abaki bose bagombye gukora iby'ijambo ry'Imana ritegeka. Ariko ubundi harimo structure ihera hejuru ikagera hasi. Yego ariko ntabwo bose ariko babisangira, hari abakorera ubushake. Buriya nk'abari abayongwe kujya gushinga ibyabo bagashinga n'amatorero batagira naho basengera n'ibiki, nuko abayabonye bagukoresha kugira ngo bo bigwizeho imitungo, uretse ko bamwe batanayegera kubera inyatsi nyine. Iyo wiba burya ntabwo abantu babihera abantu benshi. Noneho akaza kubona baramurira mu mibare bagasohoka mu rusengero. Ababiriya niba ababigiraho access ni bake cyane, urumva. Ariko ubwo uvuze ibyo abavuga ko abantu bapfa amaturo mu nsengero n'iki, bamwe bagahita gushinga izabo, ubwo ntibyaba ariko ubundi nabera twavugaga ngo barakora n'ibiki, ituro ryakabaye ry'urusengero ntabwo ryakabaye rya pasiteri. Kuko mu rusengero ubundi ngiye menye ubwenge wenda nka mbere y'ibihumbi 2000 ngiye maze imyaka 25 ntagiye kujya mu bintu byo gusenga, ntabwo nigeze njya mu rindi dini. Ariko noneho mbere ituro ryabaga ari iry'itorero n'iry'urusengero, bashobora no kuriha wa mukene uri aho ngaho, wa muntu wabuze mitiweli, nubwo mitiweli icyo gihe hari itarazi ibimeze nkayo. Uyu munsi rero ntabwo ituro risigaye nyine ariho nk'irya pasiteri. Ariyo mpamvu akusanya na ya magi akanayagurisha kuri menshi akayahereza abagenzi be kugira ngo baze kumenya uburyo bagomba kuzayagabana ukwezi gushize. Ibyo nta n'ikintu byari bitwaye, ni kampani yabo, baranditse muri RGB, iremewe, ariko abakristo barahari baraho ngaho. Ariko se abakristo barabaha bya bindi? Barabigisha ko umuntu agomba gufasha ababyeyi be, barabigisha yuko umubyeyi afite inshingano mu rugo rwe, barabigisha indangagaciro ziri muri Bibiliya, hanyuma wenda bakanyurwa bakazazana ya maturo banezerewe bavuga bati twaretse inzoga, twavuye mu busambanyi, twagusesagura, noneho reka dushimira Imana, noneho rya turo wenda icyo rikurikoresha kize nyuma. Ibyo nabyo ntabigihari, nta mwanya hari icyo yaravuze, hari icyo yaruvuze atari ku bundi ntihariho ikintu bita yenda guhiganwa no ku maturo. Abaheburayo 11 umurongo wa 4 haravuga ngo kwizera niko kwatumye Abeli aho Imana igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza. Ni nako kwamuhaye guhamya ko ari umukiranutsi ubwo Imana yahamyaga ko amaturo ye ari meza, kandi niko kwatumye nanone akivuga nubwo yapfuye. Aba bantu bashaka kwerekana cyane kugira ngo nyine batanga amaturo, ari naho uzabona hari umuntu uri mu cyaha, yenda umuntu aratanga amaturo avanye gusambana, aratanga amaturo y'icyacuma avuye kwiba kugira ngo atange menshi anemerwe mu rusengero, ari nabo ubona bicajwe imbere nabo bashyizwe cyane imbere. Niho uzabona tanto iyo ubonye muri gucuranwa ku mafaranga, ntabwo ijambo ry'Imana rimubuza gutura kuri ya mafaranga baguhaye ujya gutanga icyacumi cyavuze ngo mubarewe 6:11 uzakoraho wese nuwera. Please, niko ijambo ry'Imana ryavuze. Nuva gusambana uzabura uwera. Ese ko ari ibyakongojwe n'umuriro, gukongorwa n'umuriro ni iki? Ubu ntabwo uretse maporo, iyo bavuze gukongorwa n'umuriro mu buryo bw'umwuka, wumvise ibikorwa byawe n'umuriro. Karalise, ahubwo ivuye gusambana mbere yuko pasiteri yakira ituro agufasha iki? Ujuru urwayi barabanza bamuvure, namara kuvurwa ntabwo bimureba. We arazana ari kureba gusa, uzana amafaranga aho yavanye ntabwo bimureba. Kandi yasanyemeje nibwo uba umukristo. Aho niho hari ikibazo. Kuri tere abapasiteri bakeneye amafaranga, ntabwo bakeneye ubukristo bw'abayazanye. Umukristo uzanye amafaranga menshi. Kuko uvuze ibi, nibukaho umupasiteri umwe genzi abizi ko abo bantu akazi bakora ari uburaya, bayoboye abizi ko akazi
bakora ari indaya. Ibyo ndabizi neza byarabaye. Bazanye amaturo menshi n'icyacumi, arangije arabahagurutsa bashimira imbere y'abakirisitu, aravuga ati muze mbasabire umugisha. Ariko gatoya ntabwo ashobora guhera aho ngaho yabakuriye ngo baze mu rusengero akabahindura bakaba abantu bazima. Nta gahunda yo guhindura abantu. Oya muka reka mubwire uwo mubyeyi ubu ngubu nimba umwana yenda mwarakaranyije cyangwa yenda nimba ushaka kwereka umwana yuko umukunda, wamuha ibiryo byinshi atoza intoki gusa kugira ngo umwereke, ukamubwira ati iyizere wirire mwana wa, nubwo wanduye intoki ariko wirire ibyiza kandi byinshi, nibwo uzabona ko ngukunda. numara kubirya uhita umenya ko utazongera. Ntabwo bishoboka, nabanza yuhagira intoki azarya ibyo umuhaye. Umunyabyaha yageze mu rusengero rurimo imbaraga z'Imana, kera tugisenga tugikora umurimo w'Imana bakidukundira, yasaga abebera bakemera ko n'abanyamwuka bamara kumusengera abaye umuntu, urumva akagenda bakamwigisha. Ibyo by'amaturo byazaga nyuma cyane. Umutima ukunze kandi izanaga. Tutagomeza kugira ngo abapasiteri turimo turabarimiraho ibiguja, harimo abapasiteri bakeya, sibyo? Aya karero urabizi ko njyanerekwa Mama Lionel niwe bamwita Kirifaru. Mama Lionel yarabyibagiwe, uretse ko ntari nkeneye ituro, nge nta muntu uraba ituro ngo kubera igisekeje rero utamera nk'umuhanuzi uvuga ngo ava mu nzira umuhanuzi ahita, kuko nzi ko Imana ubundi nihemba umuntu. Iyo ushatse ibihembo by'abantu nibyo byibirimo biba kwa pasiteri, kuko n'abatarafungwa bazafungwa, sibyo? Cyangwa bazifunga bo ubwabo, n'abakristo ubwabo bashobora kubaha ibihano. Ariko ikintu ngiye kuvuga, nigeze kuganiriza umupasiteri umwe, namwane se ko naraye neretswe mbona ibintu bitameze neza, mbona uhangayitse. Arangara ati zo wasengera ahantu usengana n'abavuga bagenzi be, urumva? Nagira ngo abantu bataza kumva ko abapasiteri bose babyigikiye. Hari abantu bapfiriyemo babuze icyo bakora, bafite ikibazo nk'iki dufite. Reka rero ndumva ibyinshi twabivuze, nagira ngo noneho turebe aba banyamatorero, abo bazima bakora iki kugira ngo amatorero yabo ibi bintu ibyo murimo muvuga bitagenda neza mu matorero bihagarare. Aba bazima abapasiteri bo ntacyo bakora, kuko nibo bagitera. Ntabwo ari bose. ahubwo jewe ndi kubona aba bakristo bicara imbere y'abapasiteri, hari izina mbona bambuwe ry'ubukristo, babaye abakiriya. N'abakiriya bazana amafaranga. Ahubwo aba bapasiteri bicare bongere batekereze, pasiteri ni muntu ki? Aba bantu Imana ikuzaniye ni bantu ki? Bakwiye kwitwa abandi, bakwiye kuba abandi. Ese urabajyana he? Urabayobora ubajyana mu ijuru cyangwa urabayobora uberekeza ku ikofe yawe? Kuko barimo barihinduriraho abantu kugira ngo babazamure, aho kugira ngo bahindurire abantu kuri Kristo. Ndifuza rero ko umuntu umupasiteri ukiri muzima uri muri bamwe bisarudi, bake bisarudi bataranduza amazina ya gipasiteri, barahari bataranduza amazina ya gipasiteri. Aba bataranduza amazina ya gipasiteri nibadufashe bagira ibintu bagabanya byangije abantu mu mutwe, kuko hari umuntu wangiritse mu mutwe kubera ibyo abona, ayo maturo, uko gushyirwa imbere kw'abapagani ngo nuko bafite amafaranga. Nibakosora ibintu, basubirane ya ritime yo kumva umuntu yaraje gushaka Imana ataraje gusahurwa. Bongere bige, banigishe, bongere bicare bige, bongere bigisha abantu gukunda Kristo. Uyu muntu nakunda Kristo arakora utamugishije, utamufasha. Aho ngaho nibarizaga abo bapasiteri, ariko noneho tujye mu babandi batanga abakirisitu. Icyo gukora ni iki? Kiroroshye, dore twatangiriye. Icyo abanyarwanda bakoze kugira ngo bipakurura abapfumu, ubwo nuko twavuze abapfumu uyu munsi, umuntu avuze ko papa wari umupfumu wagira ikibazo. N'umupfumu bwawe iyo muvuze abapfumu ntibageze no kuri 0 ku ijana. Umuraga n'ubundi nibyo twabonye. Abapfumu abanyarwanda babashyize ku ruhande. Nuwo nakubwiraga yanyatse igiceri kandi yaratangiye kumbwira ibintu byiza kimwe, ahita akomeza ajya gupfumuza n'umuntu uri sare, n'umuntu utagezweho. Kubera iki? Abanyarwanda bafashe ibyemezo babona ko bababeshya. None rero uyu munsi abapasiteri nabo bazima nta kintu bakora kuri bagenzi babo, kuko ni minority. Ahubwo abakirisitu niba koko ijambo ry'Imana baryiga. Ese umuntu akokubwirije, kuko abapasiteri harimo abagiye batubwiriza benshi, nta pasiteri utabazi kubwiriza, nta utazi ijambo ry'Imana akakubwiriza ukabona Bibiliya. Noneho tugira n'akarusho mu kirokuri, ukuzura umwuka wera.
kuzura umwuka wera nuko ushobora kumenya ikintu kitaraba sibyo ushobora kumenya ko mukama ambeshya ushobora kubona umuntu arimo abwiriza nkabona ko ari umwesikoro n'abandi bantu iyo mpano barayigira asize musanse ariko iyo hajemo ako kantu k'umwuka wera biroroha kuki uwo muntu agushuka rimwe kabiri akakugira ingwate hari n'ababa babibona harimo n'abize harimo n'abafite n'ayo mafaranga ariko bemeye icyo kintu ngo batiteranye uwo muco rero uri mu muco wacu nyarwanda niba bawukora bakamenya ngo iki itorero urusengero ni urwacu ubundi urusengero ni nka editorial meeting hariya duhurira twebwe tugapanga ibyo gukora tukajya kubikora nta n'umurimo w'Imana ubundi uri mu rusengero uretse nk'umuntu waza arwaye bakamusengera umuntu waza baramubwirije mu misozi akaza ubundi ni ahantu abantu bapanga ibintu byo kujya gukora mu miryango aho dukora mu kazi tugakora umurimo w'Imana abakristo rero niba urusengero ari urwacu pasiteri nta bubasha afite arumbaze wigeze kwanga kunyerekana azanye umukobwa naratumyeho abayobozi bagenzi be bakorana babizi nawe wabizi ariko ngo haburamo fanta urusengero nabumbiye amatafari urusengero natanze ibya 10 n'amaturo ariko ngo pasiteri uturutse ahandi hantu ngo hari fanta hari ubwoko bwa fanta yateganyije ngo twatashye tuterekaho kubera ko hari icyo mutatanze sinasubiyeyo nashingiwe icyo cyubahiro nagombaga kubaha nakibahaye nerekanwa ahandi kingirirwa mu mujyi sinasubiye muri icyo cyaro umukristo wese agiye yihagararaho urumva akamenya ngo urusengero ni urwacu kandi n'uyu munsi urusengero ruracyari urwanjye ngiye sinkomanga yego ibyo ni ibya Jean Paul umukristo akora iki kugira ngo ibi bintu abivemo rwose no gushukwa nibi bajya babita ngo ni n'ibiryabareza icya mbere na mbere twakuriye tukimenya iby'amatorero by'amadini haje idini ritwereka ko umuntu umwe ari ugomba kudusomera ivanjiri cyangwa igitabo cyitiriwe ko ari ijambo ry'Imana abandi tukayoboka wakadusomera noneho ubu ngubu haje kuzana yandi buri wese abango umwenda wari urahera wacitsemo kabiri buri wese yakwigererayo yagura ya Bible n'ubwihenze ariko akisomera ijambo ry'Imana turacyari muri bya bindi rero bya analogue byo kumva ko umuntu agomba kudusomera ijambo ry'Imana agomba kudusengera ari nabwo baturanda tabo Zekariya 13:7 haravuga ngo byuka wankota we urwane n'umushumba wanjye urwane n'umuntu mugenzi wanjye ni kuwiteka nyiringa bavuga kubita umwungeri inama zisandari kandi n'abatonze abashyiraho ukuboko kwanjye ni ukuvuga ngo igihe kirageze cyo kugira ngo babandi biyise ko ari abashumba biyise ko ari bagenzi b'Imana bakubitwe n'inkoni kwera ibyo bari gukora hanyuma intama igihe zizasandara buri yose izamenya uko ijya gushakwa aho irisha kuko intama ntabwo yakuretse ntabwo ari byo bivuga ni Bibiliya Zekariya 13:7 maporo nagari ngiyo bivuze niba bavuze ngo intama zisandara intama nizisandara buri wese izamenya hirisha ntizemera kwicwa n'inzara niba ari Bibiliya izamenya kujya kwishyira Quran izamenya kwisomera ishakira imbaraga z'umwuka wera sibyo hanyuma ubundi n'ababandi batoya Imana ibayobore kuko nta numwe wagenewe guhabwa impano z'umwuka wera n'udutaragenewe hari umushumba witwa Rugambe Ernest yavuze ati ariko munibuke yuko umungubu iyo udatanze amaturo baguhaye mu nshingano bakwaka ayoboke babaye nk'injiji batanga 1/10 batumvikanye ati noneho nk'abashakanye bo baratandukanye karabaye ushingiye kuri ibyo bivuze uburyo atandukanye byose ni amaturo ariko nabigeze kukikubaza urusengero bazana ibyibo bitanu bingahe mu munota umwe ni ukuvuga navuga bati hari ituro ry'icyacumi cy'umutima ukunze abakene noneho rero ikibazo abakristo baba bazi ko hari bake hari abajijutse bajya bakora nko kuri raporo y'ukwezi bakagira utuntu babereka kuko bati cyacumi byagenze gutya ariko ngewe nziyo baragenda bageze hirya mu gikari bahita bavanga bati ana amaturo wanamuvuga umubare wabonetse nta hantu bizajya gufasha abakene ngo ibindi bijye mu nyubako bazabikora uko babipanze mama Lionel shingiye kuri ibintu Jean Paul arimo kuvuga mu rusengero ibyo murimo kuvuga hari aho bajya bavuga ngo ngo iri ngiri ni ituro ryo gufasha abakene iri ni ryo kugira gute iri ni ryo kugira gute aya maturo ubundi abageraho kuko hari n'abantu bajya bakamatura avuga ngo aya ngaya nayo kuzajya gufasha abakene barangwa ryo kwandikisha Bibiliya ubu niryo rigeze impamvu mvuga ko atabageraho nerekana itanzeho urugero
nigeze kujya ahantu bati twagukunze bati mushyireho igiturisho tugurire umukozi w'Imana amazi wowe jewe amazi yakugezeho ubwo ni rero ko bikurikira ifaru amariyoneri barundamo mu iteraniro rya mbere ariko ndabibona ko barunzemo ebwana agera ku yabarade bose iteraniro rya kabiri noneho nanjye nza ndi mu yandi mavuta ndavuga inzira ishyuwe ibibazo nasize birarangiye nabwo bakubitaho ikindi mwamukunzi azagaruke reka tumugurire amazi bakangamo nanjye mu buryo iduka ryanjye ngiye kuryagura pasiteri bantekereje iteraniro rya gatatu ndugu yangu ryo rizamo abakiri baba baje batavunjishije bakangutse bariye fresheri muzimeze neza ku buryo batura bitabagoye atari ngombwa kuvuga menshi bati tugurire umukozi w'Imana amazi barundamo Mana nyagasani nahise mpanga indi business nshyashya ngiri ku ruhimbi igihe rero cyo kugira ngo ubishinzwe pasiteri amperekeze akubita mu kamverope 10,000 ati Imana iguhe umugisha barancuruje wasanga aribyo bari batuye bancuruza ndebe ariko nkabona nasobanure neza ariko nkabona nabo bafite ibitwenge badaheruka bameze nk'aho basubijwe meze nk'aho ntumenye bakemura ikibazo cyari cyarananiranye ariko nabo niyo mpamvu bari bagutumiye kuko baravuga ngo batumira umuvugabutumwa uzi gusatura umvase ukuntu byagenze aha ndabivuga ngiriramo na bagenzi banjye inama bigumya kugendera mu kigare cy'abantu bashinze amadini batazi impamvu hanyuma babonye ko ndimo mbazamura barongera barantumira vuba kugira ngo ngumye ninjize noneho nanjye ariko njyaho nababaze kuko ntimukemere kuba ibicuruzwa ntimukemere kuba ibipishi by'abantu njyaho nanjye nabateye imibare ngenda njyanye icupa rinini ry'amazi ndabwiriza ku buryo numvaga Imana yaje kabisa arongera rero atega cya giturisho ati ntiyagarutse nimwamukoze ati ntiwigora abakirisitu amazi ngaya nayizaniye barushya natike ndayifite mwigora abantu yahindurije ndebe avuga ati ntuzagaruke kugeza izi saha hashize nk'imyaka 7 ntabwo yasubira yangiye no kumamagara nanatashye nyonyomba ncaho mbona ijisho ryahindutse bari bumenye kofi rero aba bantu bimera nk'impumyi ziyobowe aba bantu bari gukorerwa gushukwa aba bantu bari gushukwa muri systeme yo kubatera ubukene aba bantu bahindutse abakene bakora kubera guhereza abo baprofete nibagira ubwenge nibamenye ko bagiye gushaka Yesu udatesha umutwe bagiye gushaka agakiza kataragahato gukorera Imana nta guteshwa umutwe utuje tubonye buri cyiciro icyo gishobora gukora twabonye abapasiteri bazima icyo bakora tubonye abakirisitu icyo bakora noneho tujye ku buyobozi ubuyobozi bwakora iki ntacyo muri ibi bintu leta none se ababikora leta rero cyakoze ikintu leta yakora yego ni nk'icyo mwakoze gutanga amakuru kubera ko n'abesikoro aba basanzwe baraba bapfumu nta kintu leta yigeze ikora ngo abantu bareke kujya mu bapfumu ahubwo abantu bigishije abantu bajya mu mashuri asanzwe abantu batanga uburenganzira bwo gusenga tujya muri izi nsengero buriya insengero zagize uruhare kugira ngo abapfumu bacike urumva bacike noneho leta itabwa uwo mudendezo uyu munsi nabwo rero niba bimeze gutyo niba mvuze ibi ngibi sibyo ntihagire umuntu usohoka ngo anjyane muri ribu ngo natukanye kandi nimuvuga ibintu bigaragara sibyo leta nishyiraho mu migoroba y'ababyeyi abantu bagatanga ayo makuru kuko ntabwo ubu ngubu bafunze Yongwe sibyo ariko uyu munsi niba icyaha yafungiwe ari uku nguku yatuburiye abantu biriya bintu yihamiriza uyu munsi nibazane ribu bajye mu nsengero nahoze nguha urugero bafunga abapasiteri 80% bahera kuri YouTube sibyo aba bari kuri YouTube bagira gute cyakoze aba babyamamaza byo bagahamagarira abantu kubasa ariko ngo abo leta yo yashaka ikikora ariko ku bapasiteri basanzwe uretse gufasha abantu bakagira amakuru izi kampani zanditse muri RGB kuzikontorora na amabwiriza ya RGB asanzwe azakubwira ati twebwe turafite kampani yacu abantu baraza bakadutera inkunga kwanza nta nahantu byanditse leta sizakora iki kiragoye karari yego mbere yuko nkubaza we ibya leta
ariko ngo abantu bo kuri YouTube cyane cyane abantu bo muri diaspora ngo bararika byatari abantu bo muri diaspora normalement nta mwanya bafite wo gusenga akenshi n'isengero uzisigaye zarabaye milieu touristique no kujya kuhareba ko burya abantu bashobora kuba barasengeraga wanahagenda ugakubita agasengesho gatoya nko muri Belgique niho nzi muri Alemanye cyangwa se muri Amerika hari naho bazigize za stoke z'ibintu nta hantu roho guteranira kandi kara rimwe rirazimata iyo rero bari kuri YouTube akakubwira ati buriya ngiye wenda gusengera ahita yumva ari kara rishobora kuba ryagucanira we watangiye kuzimata ubundi rero nawe ugakoresha uko ushoboye ugatanga ka petrole gatuma ikara ryaka cyane ariko abuhanze bararibwa we Yesu rimwe nize kubabwira Yesaya 13 haravuga ngo ntimukongere kuntura amaturo atagira umumaro imibavu ni ikizira kuri nge imboneko z'amezi n'amasabato no guteranya amateraniro ndabirambiwe ibyaha bivanze no guterana kwera bikurweho iyo aba bari bazi yuko ikintu cya mbere gusa ari ukwihana hanyuma ubundi bakishakira Imana uri mu cyumba ukayishaka Imana irakwereka ikanakwerekeza inyenyeri yawe uzarebe babashumba bareba ya nyenyeri ibajyana kwa Yesu wajye gutanga yo ishangi n'ibyome n'ibiki nuko babanje kuba maso bakabona inyenyeri iyo utabaye maso ntubona inyenyeri y'Imana ikwerekeza aho ugomba kujya gusengera nawe usanga umukiza nawe utanga ituro yako kantu bakamenya hanyuma rero kuri leta ngewe icyo natekerezaga biragoranye kuvuga ngo bapfa kubakurikirana bose ariko icyo nkundi leta yacu itandukanye n'ahandi nzi iyo ikurikiranye ikintu iragikemura sinzi impamvu abanyarwanda tutiga muri covid ko insengero zazifunze ntabwo twasenze hari witwa Bienvenue yavuze ati dutanga amaturo y'inyubako none twamara kubaka inzu tuzi ko yitiriwe Imana bagata bavuga ngo ni kwa Pasteur Clara ni kwa Pasteur Maporo cyangwa kwa Mama Lionel kuki batavuga ngo ni itorero riniri ubundi iyo mwatangiye kwita icyubahiro cy'Imana mukakigereka ku muntu byose biba byapfuye leta rero nijye kuri YouTube nijye kandi nanone kuri abangaba bajya ku ma Facebook n'andi bakiyitirira abandi barangiza bakavuga ijambo ry'Imana babeshya sibyo ubu hari wanyitire Clara Uwineza avuga ngo ni umukristo ngo ngewe ndi umupasiteri asigaye yakabana amatorero mu izina ryanjye Clara Uwineza kuri Facebook urumva icyo gihe ribibiri ibi bintu byose nibivuge narabivuze ribibirimo none ikindi nibajye mu materaniro mu majye mu matorero kandi baganire na abangaba bari gutuburirwa uretse ndabadashaka no kumenya nibegere ribu igenda ivuga icyabaye bavuga icyabaye hari wabazanye se ugiye n'utore se hari wagukubita ari nyine ari kurumva iyo bajijwe wasorwa mu rusengero kubera katatuye yewe se ayo magi njyanyagura ko mbambari icyo ntago bongera wambara kugirigura igihumbi iyo ugiye mu rusengero ni nko kujya kwivuza ariko hari n'imiti ubukeneye hari n'igihe ukeneye ko nimba uri muri chambre kanaka habaho turu y'abaganga bakaza kugusura rero iyo uri mu rusengero ariko utaboneka ni hahandi utazigera ubona umuvugabutumwa aza kureba cyangwa se yenda umuryango remezo cyangwa yenda abantu baza kugusura mu idini harahubarizwa kandi hari ubarizwa ni nawe uherwa amasakaramentu nese wajya mu idini uzakenera gushyingirwa ntibakubone uzakenera gushyingurwa cyangwa gushyinguza ntubone kubatirisha umwana ntagire ubona udatanze amaturo ntabwo ubundi amaturo nashyigikira umurimo w'Imana ibyo bakagombye kubikora ariko bibaye inyongera ukanga kuyatanga nawe ntawe uzabona uza gushyigikira amasakaramentu kandi uyakeneye amaturo ni ngombwa na Bibiliya irayavuga hari wavuze ngo ngiye zigaye mfasha abakene sinyitanga amaturo Bibiliya irayasaba wavuze ngo ni ngombwa kubera yuko ngushaka ngo uzagushyingira ngo uzakushyingura ngo uzakubata uretse nagusomesa neza amaporo navuze ngo aya maturo ashyigikira umurimo w'Imana kandi biriya byose baza kugufasha niwo wa murimo w'Imana niba akeneye igitoro dore ko cyanahenze kugira ngo azi wawe essence kugira ngo azi wawe igihe watanze amaturo bikagaragara yuko uri umuntu ugaragara mu itoro kandi nawe byari byose ufite n'ishyaka ku murimo w'Imana ntituri bwemeranywe niba maze umwaka nibyo napfuye na wa mupasiteri wansaba agafata ngo yerekane umugeni wanjye niba maze imyaka 10 25 mba mu itorero ariko arabikora ubu sinajya mu itorero mu iterano niba ntafite nka 500
nibura ariko urayatanga nyine none aho hantu nagiye nshyira amafaranga yanjye sibyo ni gute niba ngomba kugira n'ituro bansaba uryitegeko ngo ntaritanga ntabwo nigeze mvuga amaturo y'itegeko ibyo wakoze warabikoze twe twavugaga wa wundi ushobora kuvuga ngo ese nintatura na rimwe hari icyo bazantwara ubundi se gutura ni ibanga kandi abo bantu abakozi b'Imana nabo baritanga ese ubundi iyo umuntu apfuye muri quartier abaturage bose ntibatabara ntidutanga petrol kuki mu nzu y'Imana ariho bibizamo itegeko umuntu akumva ngo ntabikora bizagenda gute ariko n'umurimo no gushyigikira umurimo erega tugiye muri Bibiliya nuko tutavuze amaturo uzaze ari muri ntarungo ariko wa kane tuvuge ku maturo niho mvuga ibintu byo kamana ariko amaturo uyu munsi twivugiraga ku batubuzi Mariyone ariko tugende tugana ku musozo nyine kugira ngo twumve n'abadukurikiye leta hari icyo yakora wari ugiye kuvuga ngo ariko akuvuge n'icyo leta yafasha ndi buvuge icyo leta yabafasha ariko nkabona abantu barimo babigenderamo ni abantu baba bari abakristo bashyashya binjiye n'abana tubyara kuko bashamyaka banyiranza akaha nkatwe ntiwatuzanaho iyo mikino ariko uyu ukiza ari kubigenderamo ameze nk'uje igihe kibi abona ari byo bigezweho kuvukira mu ntambara kandi uyuje ashobora kuba yaraguzaga hanze none araje asanze muri ino minsi uwahasanze yiharaje guhanura kuvuga icyo Imana ivuze no kwerekwa ameze nk'ugize Imana abonye aho bazajya bamwerekwa bitiswe icyaha aho bazajya bamusaturira bibi icyaha kandi aho avuye yaramenyera ko bamupfumurira akabahereza ibitambo none uyu nawe ari mu mwuka wo kuyasaba uyu uje mushyashya arumva ari ngombwa ko ayatanga nibo barimo babigenderamo hanyuma nkaba nsaba leta yacu nziza kujya gutabara gukora ubutabazi aha ni nk'ubutabazi kuko aba bashyashya aba batazi ibyo ari byo bari kubigenderamo rimwe na rimwe ntituzi nimba ari n'imiti babatera wagira ngo hari n'ibintu babasiga bituma bahembwa bazana nitabare irebe igikwiye kuko nayo ifite roho mutagatifu nayo si umwana nabo ni abantu b'abapapa bakuze reka mu minota mike hari umuntu ntumye wari udukurikiye ati mwaramutse umbarize kuki ubuyobe bukunda kugirwa n'igitsina gore akenshi ati murakoze abagore nibo bifata cyane abagore birabafata ubu bwesikoro burabafata ariko ngewe uri kuri tere n'abagabo barafashwe kabisa n'abagabo bo barafashwe barabakoraho bakanagwa bakagwa bakimbura ufuro ngo barabaderevuye icyo kintu urakivuze mukama ntabwo twari dukwiye kuva tutakivuze ikintu giteye ubwoba cyaba abantu basengera abantu kuri YouTube no kuri n'amateleviziyo basigaye bajyaho ariko televiziyo y'u Rwanda ntawe ndahabona umuntu aragenda ngo akajya kwiva ibi ni ibintu nahoze mani ndavuga ibintu nabonye ariko nibyo numva wenda inzego zabikurikirana icyo nanjye mbonye ikintu leta yakora n'abandi babishoboye bakurikirana umuntu akagenda akiteza ikinya akiteza imiti runaka ushobora kujya mu materaniro habura amasaha abiri cyangwa isaha imwe kugira ngo uze kuba umuntu usanzwe umuntu akaza ari paralize bavuganye amafaranga runaka kuko yizeye abantu bari buyagarure akagenda hanyuma hasigara ya minota 15 bavuganye akugwa barimo arasenga akavuga ati wowe bakamuzana atandabirana bigaragara unashatse wanapima nabo baranapimye baripimishije ku baganga basanzwe akamusengera ya minota 15 igashira ibyo bamushyizemo bivuyemo urabyumva ubyumva bi scientifique hanyuma nyuma rero akaza kwipimisha akaza agatanga ubuhamya amatura akaboneka tekereza nk'icyo kintu ubwo abantu bavuga ngo n'umukozi w'Imana aragukoraho ugahitukira wari urwaye ibi nibi icyo kintu nacyo kirahari mu macaca oya reka ijisho rya leta turi tumwe no muri izi biro z'aba profeta ba pasteri barasangamo imbago zibamo barasangamo utugare tubamo zikora akazi zibinjiriza uza bagupanze bati 2020 urabitahana kugira ngo nemerwe ko nkoreshwa ibitangaza wacumbagiraga uzucumbagira ningukoraho kandi utangire kujya wigaragura nk'aho igitangaza kirimo gikoreka hanyuma bikarangira umuntu akize kandi tukabona imbago ntizigeze zigumirwa rero ibyo bintu biragoye kubireba reka twumve bari kuri telefoni twumve nk'ababiri nabo twumve niba hari umuntu uri kuri telefoni nawe twamwumva umuntu uri kuri telefoni tumwumve
Halo waramutse neza mwaramutse yego reka mbashimire kuri icyo kiganiro cyiza mwatuganirije ninde uherereye he Arara na Mukama nabashimiye rwose nabo batumirwa yego nibyo koko ni ukuri gusa n'ubuyobozi bwakabaye bugenda bureba nuko wenda bubiharira aya madini bukumva ko wenda amadini nyine ari mu kuri nanga n'ibyo akora ahubwo bagomba kubafasha leta mu kuba n'umuturage yagira iterambere ajyamo ariko ugasanga nta terambere wa muturage agize bitewe na wa muntu mwavuze ku kintu umuntu wabukomoje ku kuba wajya mu rusengero ukagura igi jewe nigeze ndigura ibihumbi 12 ibihumbi 12 ntabwo nkubeshya waguraga iki bya bindi mwavuze ngo byahereye kuri 200 bikarinda rigera ku gihumbi rigafasha ibihumbi 10 bikarenga ngo ni ukubera Imana. None se wabikoze utabishaka wumva muvandi byagenze bite wowe wabitewe n'iki wumvaga nyine ukeneye kugira ngo nyine usabwa bigerweho nyine tuba twabwiwe ngo urigura nyine araza kubona ibindi birenze ubukire ibintu kumva nyine ibyo byose biraho bakakwereka ukuntu nyine uri burigure agomba kubona umugisha urenze ariko icyo washakaga warakibonye urwo rusengero icyo washakaga ariko warakibonye ubukire bwaraje buvuye ku iryo gi ntacyo nabo ese nawe wari ufite none wowe wifuzaga mu bigaragara bya Yesu yashimwe yego Yesu we noneho iki kiganiro ni cyiza cyanejeje hari ijambo nasomye ngo kuko kuba Imana yo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe bya inyungu nyinshi ari igihe hari inyungu nyinshi baba bari gushakira mu bakirisitu yego ariko si byiza umuntu agomba gutanga bigambiriye gutanga ituro ni byiza icya cumi cyiza kuko n'ubundi kubitanga uhatwa ni ikibazo gikomeye ngira imanza mu mutima mu rugo nkagira imanza ndetse ahubwo no mu bakirisitu nkagira imanza ahubwo rero abakozi b'Imana ibakora iby'Imana ishaka bere gusa naho bashyira n'ubundi abakirisitu mu bibazo kuko n'ubundi cyaba ari ikibazo kitari cyiza sawa turi kumwe nibigaragara mu karere ka Burera umurenge wa Gatatu urakoze reka dufate undi umwe alo mwiriwe neza ni so bugingo mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Mugano yego buriya rwose ibintu bijyanye n'amadini cyane cyane mu madini y'abaporo n'abapenikote aho hazavuga ngo igingo rigira ku mafaranga 1,500 rigeraho ariko si iryo gi nari nzi ko ari ahantu hamwe riba ahantu hose mu cyaro iryo gi riba ahantu hose mu cyaro rirahaba ndabaza ntiryo gi nari nzi ko ari ahantu hamwe byagaragaye riba ahantu hose igi icyo gitebo cy'ibijumba umwumbati ibyo bishyimbo ikiro cy'ibishyimbo bigafata ku 5,000 600 yabatangiye bati 101 200 2 300 ibyo bintu rwose mu madini birimo nyaboneka ngo uri umusore ngo ugiye kwera gushyingirwa baba bakubonye bati ni 20,000 niba turi duhaye ntabwo tugomba kugushyingira umva yego turabona n'inkwano reba rero ibyo bintu mpamvu babiguciye kandi noneho nyuma yaho niyo maze gushyingirwa n'ubundi imirimo irabikomeza kugura kositimu ya pasiteri muri ubutumwa bumwe yenda twasorezaho ubutumwa reka tuyabenda kuri Facebook undi we yavuze ati nawe Nyabarongo yica uyizaniye hanyuma uyu ngo yavuze ati mwaramukanye Imana icyo navuga mu gushaka umugisha utangwa n'uhoraho binyuze mu ntumwa n'abavugabutumwa ariko kuko ubu abavugabutumwa bo batanga umugisha biturutse ku giciro kinini ku byo utanze duke ahita anengwa mu rusengero kandi ijambo ry'Imana rivuga ko umuntu atanga ikimuvuye ku mutima yego koko umuvugabutumwa atungwa na kimwe mu maturo ariko ubu ngubu se washaka kumbwira ni ku ngufu ko banakubarira ayo ugomba kubaha nka kimwe mu 10 ubutekamutwe gusa umuntu aragusura ngo aje kugusengera akagufataho akajya yitigisa ngo ni umuhanuzi kandi ugomba kwitigisa ugomba kumuha n'amafaranga ya bienvenue ntayivuze hanyuma ati ni gute bavuga butumwa batangisha imigisha batagira iwabo
iki kintu cy'imigisha cyumvikane neza mukama natwe turabakozi b'Imana umuntu wo guhabwa umugisha wawumusabira nubwo kumusabira ari byiza ariko wawumusabira utawumusabira arawuhabwa umuntu udakwiye umugisha ntabwo wawumuhesabira umugisha abapasiteri babahesha umugisha n'ubundi abari kuwuhabwa simvuze ko ari bibi ariko abakristo icyo kintu nacyo ntibakumve ko hari umuntu utunze umugisha njyewe nimba sinzi niba turimo dusoza ariko nasoreza ku ijambo rimwe riri muri Yohana 18:32 ntabwo turisobanura ngo namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko tuzaba batura yego mama Lionel twagiye uku kuri rero nari nshatse kuvuga dusigaranye amasegonda yego nk'uyu muzo ugura 500 akavuga ngo ugura 300 aragenda ukubuza imyaka n'imikosho bigende ibi ni ubujura bushukana ari bwo nshorejeho abantu ntibari kubujura bushukana bari mu rusengero ni mumenye ubwenge kuko mwebwe magara mazisi yayandi je nicyo nsoreje reka dusoze ngira ngo reka dusoze iki kiganiro wowe udukurikiye twavuze ku kintu kijyanye n'ubwambuzi n'ubushukanyi ariko abantu bitwaje ijambo ry'Imana mubonye rero aho izo nguni zose aho bishobora guturuka ntabwo twigeze tuvuga ko amaturo atari ngombwa amaturo ni ngombwa ibya 10 ni ngombwa ariko nyine abantu babitange mu buryo busobanutse ndetse mu buryo umuntu yihitiyemo mu mudendezo uko umuntu abitumwe n'umutima nama atari ko kandi ukabifite ntacirwe biteka yego urakoze cyane reka rero mbashimire mwese abo twabanye ngushimire Karara kuba witabiriye iki kiganiro urakoze cyane mama Lionel Alice ndagushimiye urakoze Jean Paul Maniraho urakoze cyane kwitabira iki kiganiro nanjye ndabashimiye mukomeze mugire ibihe byiza rero